Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zacu. Amahoro y'Imana bane nawe aho twumva uherereye hose, aho tureba uherereye hose, waba uri hano iwacu mu Rwagasabo cyangwa niyo kure ibwota amasimbi. Imana iguha umugisha utekereje neza kwemera kubana natwe muri iki kiganiro. Njyewe nitwa Onete nk'uko bisanzwe kuri uyu murongo duhuriyeho. Nibisanzwe ko tubana tuganira ibyururutse imitima mu bihe bitandukanye. N'uyu munsi rero turagarutse kugira ngo twongere tuganire, turi kumwe n'umukozi w'Imana umushumba. Turamumenyereye ko tuganiriza kenshi kandi muri byinshi bitwubaka kandi bikanatwubakira. Imana imuha umugisha kuba yemeye nanone kuza. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo rivuga ku guhinduka. Abantu muri iki gihe uganira n'umuntu akubwira ati yewe umuntu yabaye mubi, umuntu yarahindutse, mbega rimwe na rimwe ugasanga bamwe barabyitiranya. Umuntu umwe yaba aguhemukiye ukumva ko ahagarariye abandi bose basigaye ku isi. Ariko turashaka kugira ngo umushumba wongere utuganirire, utubwire ese ko umuntu yahindutse bikwiriye kugenda bite? Umwifato wo muri iki gihe usanga abantu bose bavuga ngo umuntu yarahindutse, ngo umuntu yabaye mubi, kandi none ugasanga abantu bose barabifata ko abantu bose bahindutse. Ntabwo nzi wenda ukuntu twaza kubigorora, ariko ndagira ngo uze kudufasha utubwire ese mu by'ukuri izi mpinduka ziriho? Niba ziriho se zatewe n'iki? Twabigenza gute se ngo tumenye umwifato twifata muri iki gihe umuntu ngo ari kugenda akomeza kuba mubi? Imana iguha umugisha, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere y'uko tuganira iki kiganiro umuntu ni uw'Imana. Imana niyo yaremye abantu. Katumanze dusenge rero Imana ituganirize ku by'abantu bacu. Imana mu izina rya Yesu tugiye kuganira iki kiganiro cy'abantu baremye, kandi ni wowe wabaremye, nta nubwo tubazi, ni wowe ubazi kuko ni ibibumbano by'umuntu zawe. Rero ikiganiro cyacu kiba icyo kutwubaka no kutwungura ubwenge. Turinde Satani, ahubwo uduhe imbaraga zimenya icyo dushakaho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kuri iri jambo rero ryo guhinduka k'umuntu cyangwa se uko umuntu agenda yitwara, kadusome ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Aravuga ngo Imana iravuga iti turimo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ishimwe. Noneho rero hariya ku bice bitandatu by'icyo gitabo dusomye, igitabo cya mbere cya Mose, ibice bitandatu ku murongo wa mbere, umutwe w'iryo somo haranditse ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Dushaka twaba turekeye aho ngaho. Uhereye ku kuremwa kw'isi, ntabwo Imana yaremye abantu mbere y'ibyaremwe. Mu by'Imana yaremye nyuma ni umuntu. Kandi urareba ugasanga mu byo yaremye byose yaravuze ngo ibona ko ari byiza. Ibyo yavuze ko yaremye ikabona ko ari byiza, uko yabiremye niko bikiri. Uko isi yayiremye niko ikiri, uko ijuru yariremye niko rikiri, uko inka yari yiremye niko ikiri.
ikiri, uko intama yayiremye niko ikiri, kiriteriya z'ibyo yaremye byose ikavuga ngo ibona ko ari byiza, ntabwo byigeze bitakaza umwimerere wabyo. ntabwo wasanga imbwa n'indi mbwa zagiye mu bunzi ngo bagiye kuzikiranira, reka reka. ntabwo wasanga ihene n'inkoko ivuga ngo nutanyica ndakwica, reka reka. buri cyose kiri ni umwimerere w'uko Imana yagize ite yakiremye. buriya rero nta biteshuwa, ntabwo turava ko Imana yeshuwe, ariko umurimo wo kurema umuntu Imana yaweshuweho. nibura iyi muheraho birashoboka, nibura iyo ishobora ikamuhera, kuko igeze ku muntu yaricujije, kuko yareshuwe. iravuga ngo nicujije icyatumye ndema iki. buriya niba hari ibintu byatesheje Imana umutwe ni umuntu. none se ariko Mana yanjye imuheraho, wenda hari igihe umuntu atari guhinduka, hari igihe ari kuguma nk'uko ibiremwa bindi bisanzwe bimeze bitari umuntu. ntabwo ndavuga ngo yamuremye yananiwe, ariko kumurema nyuma nuko ngo nta wayibaza ngo yakoze iki cyangwa irakorewe nta wayibaza ngo nakora iki, niko Yobu yavuze. yego. ubundi Imana mu ntego zayo ibi byose tuvuze yaravuze bibaho, itegetse birakomeye, byaremwe n'ijambo. noneho mu byayifashe imbaraga igeze ku muntu, ntabwo yamuremye nk'uko ihene yayiremye. ihene ntabwo yaremwe ngo iteranye ngo ifate iki. matiyeri zikoze ihene ntaziriho, matiyeri zikoze inka ntaziriho, matiyeri zikoze isi ntaziriho, kuko yaravuze ngo habeho, yaravuze biraba, byaremwe n'ijambo. ko bitangiye gukomera. byaremwe n'ijambo, yaravuze bibaho, yaravuze ngo habeho isi, isi ibaho, habeho ijuru ribaho, habeho ibikururuka, byaremwe n'ijambo. igeze ku muntu iravuga ngo atayempe, ndamanutse mbanze ndeme. Yesu ngwino mwuka nyegera tureme. umuntu niwe wayifashe gutekereza, ntabwo ijya kurema isi yatekereje ngo turayirema gute. yaravuze isi ibaho, iravuga amafi abaho, iravuga ibikururuka bibaho, iravuga ibikuruka bibaho. igeze ku muntu iravuga ngo katwitonde tureme umuntu, kandi tumureme mu ishusho yacu, agira akamero nk'akacu, akore nkatwe, atekereze nkatwe. bimuha ubudahangarwa bukomeye cyane. buriya ijambo riratubwira ngo twabuzeho gato ngo tumere nkayo. 100%. twabuzeho gato, ariko umuntu urarema indege mu kirere, ikajya mu kirere, ikavana ikajya muri Amerika aho yapanze iragwa ikahagwa. umuntu uravuga ngo njye ndi muri Amerika ngiye gukorera operasiyo umuntu uri mu Rwanda, akabikorerayo mu buhanga yamuhaye bikemera. umuntu urakora uburyo kose arashobora, akagenda akarema ikintu akakibika, akagikora kiri virus runaka, akacyohereza ahantu kikagenda kikarema ibyo yagambiriye gukora. yabuze turema umuntu mu ishusho yacu. ijambo riravuga ngo twenze kuburaho nk'Imana haburaho gato. iryo sumbwe ry'uko
yitwa imana niryo irusha umuntu gusa, ariko umuntu asa nayo. amen. Umuntu yahawe byose nayo imusigarizaho gato ko kubimusumba gusa. Umuntu ayitesha umutwe rero. Uribuka ko umuntu wa mbere n'umugore we abana babiri babyaye, kwanza tugiye na kure, uwo muntu iramusinziriza imukuramo urubavu imuremeramo umufasha, ibabwira ibyo batagomba gukora. Ikivuga ngo tureme umuntu bahise bamureba bamushyira hariya, ari we Adamu. Uwo Adamu bamukuramo Eva, bamukuyemo Eva, ako kanya nibwo habonetse buriya buriganya. Hariya ndifuza kubwira abantu agakantu, buriya shitani ni umugome, akoresha abantu ibyakagombye kubagirira umumaro, ahubwo agashaka kubadeviya mu gutamenya, kugira ngo byibura niba hari n'ibyo bari bwunguke babihombe. Akavuga ngo Imana ibabuza kurya ibiti byo muri Edeni, ngo yango nuko yababuzaga ngo kubana nk'umugore n'umugabo. Ntabwo ari byo. Abantu benshi niko babyisemurira. Icyo giti iyo kiba ari ibyo kivuga, Bibiliya itubwira ubusambanyi. Hari aho se yabutsinze. Bibiliya itubwira kuryamana kw'abashakanye. Bibiliya irabivuga. Iva kuryamana kw'abashakanye kubahwe na bose. Ntabwo Bibiliya ibuza umugabo kuryamana n'umugore we. Urabyumva? Rero kuva ngo none ngo icyo giti ngo nibagisobanure ngo ni ikihe giti? Ibiti biriho byose ubiza amazina. Uzajye no muri pepiniyeri kuri aba bahinga ibiti hariya Nyabugogo, ugera za Kiruhura gato utambitse nka Kiruhura, hafi naho urusengero rwa Kiruhura rwabuze, uzahajye uzahasanga bariya bahinga indabo. Numenya mu byibura n'ibiti bitanu uzaba uri umuhanga. Uzasura ishyamba rya Nyungwe, nuva mu byibura umenye mw'ibiti birenze 10. Ntabwo kutamenya izina kwa kiriya giti bigihaye irindi zina. Ese umubiri n'igiti byahurira? Biriya rero abantu nibareke kugoreka ijambo ry'Imana. Bibiliya nibivuze igiti ni igiti, niba ari urubuto ni urubuto. Kwishyiriraho iby'abandi si byiza gushyiraho ibindi. No kuvuga ngo none se Imana yari imumuremeye ngo babeho bate? Ko yamumuremeye kavuga ngo bagende babyare bororoke. Rero ubundi hari abavuga ngo uko umuntu abwiye undi ngo ramugenza ngo umubwire ngo usa n'Imana. Buriya rero aho mubwiye ibintu bitari byo. None se kuri inzobe nka bigikara, ubwo niba usa n'Imana, ubwo igikara kirasa nande? Niba uri muremure niba usa n'Imana, ubu mugufi yasarasa nande? Ntabwo dusa n'Imana fizikali kuri uyu mubiri. Ntabwo ari byo yavuze gusa nayo, ahubwo gusa n'Imana ni muri kriteriya, muri karagiteri zayo. Umuntu asa n'Imana mu bumana bwayo. Ndumva batarapfa kumva cyane. Ni ukuvuga ngo uko dusa nayo ntabwo ari ku mubiri, kuko ubwo nge nsa n'Imana mfite izuru rinini, ubwo kuko ufite izuru rito ubwo waba udasa nayo. Ubwo uyu mwana kuko ari muremure niba asa n'Imana, ubwo umugufi yaba adasa nayo. Kandi abantu yabaremye mu ishusho yayo. Dusa n'Imana dute? Dusa n'Imana, dusa nayo uko dusa
uribuka Yesu ataraza mu isi, kuko aje mu isi yambaye iki? Umubiri. Dusa n'Imana, dusa na Yesu atarambara iki? umubiri. Kandi urakumva ati Tafashijwe ho. dusa na Yesu atarambara umubiri, dusa n'Imana itarambara iki? Umubiri. Umubiri. Kuko Yesu kugira ngo aze mu isi yambaye iki? Niyo mpamvu yaje afite izuru, niyo mpamvu yaje afite amaboko, kuko yari yambaye iki? Umubiri. Rero Imana ire mu muntu yo na Yesu na Mwuka ntabwo zari zambaye umubiri, ntabwo bari bambaye umubiri. Ariko niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo Yesu niyerekana uko azasa niko tuzagira gute? Tuzaza. Naho Imana ari umuzungu, abirabura bavira mwa. Imana ari umwirabura, abazungu ubwo bari ku ruhande. Abantu basa n'Imana itambaye iki? Umubiri. Amen. Kuko ibyaha byose bikorerwa hehe? Mu mubiri. Abantu rero barahinduka. Ubundi icyo yari yaramuremeye kwari ukuyinezeza, kwari ukuyihimbaza, kwari ukuyubahisha, kwari ukuyubahisha, kwari ukuyiramya, kwari ukuyubaha, kwari ugukundana, agakunda ibyo yaremye, urumva, akayibera umuntu w'intungane. Amen. Haleluya. Amen. Noneho rero umuntu we ashaka kuba uko ashaka, arahinduka. Umuntu atangira gusuzugura, umuntu atangira kwangana, umuntu atangira kubeshya, barasambana, bakora ibimeze bite, baricana. Kayini yishe Abeli, baricana. Noneho abantu batihinduka babi, n'isi ubwayo barayihindura. Buriya mu by'Imana yaremye ntabwo aremye amatovu. Iby'Imana yaremye byari ibinyamumaro gusa. Buriya ntabwo Imana yaremye intare ngo zirye abantu. Umuntu atarakora icyaha, intare ntabwo yaryaga abantu. Buriya umuntu atarakora icyaha, imbogo ntabwo yicaga abantu. Uburakari bw'imbogo kuri abo ngo irarakara, ngo ngikarira amaraso. Ntabwo irira amaraso, ahubwo iraka imitsi yo mu mutwe iracika. Yacika ya maraso akaza mu maso. Noneho nyine ubwo ukabona kwiriza iki? Amaraso. Buriya uburakari bw'imbogo, uburakari bw'intare kuryana, byose byavuzanywe n'uko umuntu yakoze iki? Icyaha. Kuri abo mbana ari kuva ngo mu byo urateka ngo ntimwibagirwa akaboga. Ntabwo Imana yari yararemye inyamaswa ngo ziribwe. Ntabwo intama zari izo kuribwa, ntabwo ihene zari izo kuribwa, no, byari ibyo gutaka isi. Mushumba, akaboga ko karyoha iyo katabaho twari kuzabaho. Ntabwo ari akaboga. None se inyama ziba imboga? Yaremye imboga. Ubundi abantu babyita ko ari akaboga, ariko reka tubyite inyama mu mazina yabyo. Ntabwo inyama ari imboga. Ni imboga. None se imboga ziva mu byatsi, n'inyama ziva mu byatsi. Unashaka kwibaza ngo mbese none niba turya inyama zaturutse mu ntege nke z'umuntu? Just. Kuko inyamaswa ya mbere yapfuye kubw'icyaha umuntu yakoze. Mushumba, inyama ko ziryoha kuri bamwe, ari kugira ngo umenye ko inyama cyangwa zaturyoheye kubera icyo cyaha. None se ugira ngo umuntu mubuza kujya mu busambanyi akakubwira ati nubwo nacika ijose sinabireka? Ntabwo yumva se bimunejereje. Umuntu mubwira uti nyabuna akayoga kazagutesha umurongo, ati mu byo nareka ubwo naba umugabo ki? Ntamwe inzoga. Ntabwo ibyo abantu bita byiza byose ari byiza. Ushobora kumubwira uti nyabuna wica umugore wawe inyuma, ubwo nkaba umugabo w'umugore umwiza. Reka inkingi imwe ntigera indi. Urumva? Kandi byari gukora wabiha amahirwe akanafata n'umwanya wo gusiga icyaha amavuta, kugira ngo byibura bimworohere bitamucira n'imanza.
ntabwo inyamaswa zaremewe kuribwa. Ni nayo mpamvu Imana yashizeho ubugiye mu bahanga b'imirire bakwereka ibindi bikora nk'inyama binazirusha n'agaciro mu mubiri. Yabeshe se buriya hari ibyo yari ubu se nka buriya uri nk'agahene wowe bakagukata waba unezerewe aho ntuharenge aba uganiriye nabi undi nk'agahene ubu wakugira agasake ntabwo waba ukiriho rwose urumva hariya urabona ko twaririmbye ngo ntabwo wandemanya amahembe ntabwo wandemanya amahembe kubera ubu ibimaze twavukiye rimwe hari na kimwe kigihari buriya nacyo umuririmbyi yaririmbye ngo twishime mu mitima yacu kwimuye ari hafi. Hari igitero kivuga ngo ndacyabazi ibyaremwe byose bisubiza icyabindi isi yakiza gushira hazindi horaho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi ibya nk'uko bingana giteza impanda ye. N'inyamaswa ubwazo zitegereje impanda ye. Ubwo nk'inka n'ingurube kuba ngiye kurya akabenzi, ariko wari wasanga hari ingurube bari kwica ntitake unejejwe no kurya akabenzi, ariko aho kavuye ariraburana yaburana. Urabyumva? Ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Rero guhinduka k'umuntu byazaniye ibyaremwe byose ingorane. Iyo umuntu yahindutse mugenzi we baturanye byonyine aravuga ati nzamutwikira mu nzu. Namutwikira mu nzu ntihazasha wa wundi wenyine, n'intebe zo mu nzu ye zizasha, yewe n'imbeba yo mu nzu ye izasha, n'abana bo mu nzu be bazashya. Namufata akamutema kubwo guhinduka mubi gusa, umwana w'uwo muntu wiciye azababara iteka ryose. N'uwo azabyara azamubwira ngo sogokuru wawe yishwe na kanaka. Guhinduka mubi k'umuntu ntabwo bimugiraho ingaruka gusa, ahubwo bigira ingaruka ndende. Ubwo bubi bwe bufata no kubitakagombye kuba mubi k'umuntu. Abantu bahindutse babi gusa, Imana imaze kwicuza impamvu yaremye umuntu iravuze tumva rero n'ibyo narimwe byose kandi bitancumuyeho. Ihene ntiracumura, intama ntiracumura, intare nta kibazo zifite, ariko kubwo gucumura k'umuntu n'intare ndazica. Ku bwa Nowa hapfuye uwacumuye gusa, n'ibitaracumuye byagize bite byabigendeyemo. Buriya nge gucumura kwanjye ntabwo ari nge bigiraho ingaruka gusa, ahubwo n'umwana wanjye azahita yitwa umwana w'umwicanyi, n'umwuzukuru wanjye azaba umwuzukuru w'umwicanyi, na karitsiye ntuyemo izitirirwa uwo mwicanyi. Ntabwo ari byiza guhinduka k'umuntu kwahinduye n'ibitakagombye kugira ute guhinduka. Tekereza ko Imana navuze ngo yicuza abantu. Reba abo yarokoye umwuzure, babandi 8 gusa yarokoye, barimo Nowa n'umuryango we. Buriya kuba kubika umuntu ntabwo twakuvugaho uyu munsi ngo tukurangize kadusamara izinga. Urabyumva? Bariya basohotse mu nkuge, bamwe bashatse kwihangira imirimo. Buriya kwenga inzoga byakozwe n'umwe muri abo. Undi aravuga ati ubwo wenze inzoga, ngewe rero ndashinga akabari. Undi ati ubwo ushinze akabari rero karimo inzoga, nge ndakora intuza ibicurangisho.
kandi mbere yo kujya mu nkuge ngo Imana yarahaye isi n'ubutaka umugisha kuko ngo ibintu ngo by'imvura nyinshi ngo n'izuba ryinshi ntabwo byari bikeneye kuko ngo no Imana kubwano impamvu yuhiraga batinze ubutaka ngo yuhiraga ibihingwa bihezwaga n'urume yego ikoresheje ikime ubutaka yego ikime wenda nk'abariya mu mujyi kuvuga ngo ikime ntibabimenya ariko nkatwe baturiye hano ahantu hahingwa mbega ubyuka kugira ngo mu abantu gitondo, babyumve Imana yuhiraga ibihingwa nta mvura yaguye nta mvura. yo ifite uko yabikoraga mu bumana bwayo nyine nibyo nashaka kuvuga hano iwacu mu giturage ubyuka mu gitondo ugasanga ibyatsi byose n'imyaka iteye iriho amazi yego urwo nibwo bita ikime nuko Imana yeza n'impamvu abantu bapinze bakuma kwitara bica Nowa yaravuze ngo imvura izagwa abantu ntibari bakabonye iki imvura ahubwo se iyo mvura ni iki bati ni ibitonyanga bizamanuka biri kuva mu ijuru bije kugira utese bije kuri mwe baturi umusazi isi yahumanijwe no guhinduka kw'abantu urabyumva ni ukuvuga ngo rero twari tugeze ku wacuranze urabona hari abakunda kuvuga ngo abacuranzi ntabwo bakizwa ngo abaki n'ubundi abacuranzi ni abuzukuru ba Kayini reka nkubwire ni ukuvuga ngo uwatangije ubucuranzi ni umwuzukuru wa Kayini yitwa nde harya yitwaga ndera ntabakubwira amazina bose umwe niwe wenze inzoga urabyumva undi ashinga akabari naravuga ati rero kugira ngo bishuhe hagombamo muzika undi agira aricyo gisope ngo cy'uyu munsi se ugira ngo ubundi ibi bikorwa n'abakijijwe ntabwo esirima muzikari zikorwa n'abakijijwe hari n'abatazi iby'Imana ibyo ari byo ibi ngibi uretse ko twe tubibyaza umusaruro ntabwo byaremewe gukora mu nsengero utazibeje ukagira ngo sente bayikoreye mu rusengero ntabwo zirangoma zose zirimo ari zo mu rusengero cokora twebwe turabiprofita tukabisanisha tukabihimbarisha Imana ariko ntabwo byaremewe guhimbaza Imana ngo ubwirwe nibyo gusa kuko n'ahandi handi iyo bigiyeyo biremera ntabwo birimise ngo bavuge ngo naha bigarukira oya n'uwabikoze ntiyarazi ko n'insengero zihaba ashobora kuba nazizi cyangwa atanazizi niyo mpamvu iyo ubiyoboye hose hariyo bigira bite bijya ubwo rero undi niyo wize gutwika amadafari muri abo buzukuru ba Kayini itazongera kutumenyera arabati dutwika amadafari aragenda yiga kubumba amadafari barayatwika bubaka umunara ngo bagiye ahwiri itazongera kubamenyera kandi ngo yarahengereje ibona barayigeraho niko Bibiri ivuga ibonye bigize niho yabakubisemo indi irabatandukanye ya minere burike tarantutse kandi avuze ati zamura idafari karimo kubita mu mutwe kamano abantu bahinduka babi cyane kugira ngo iki kiganiro cyacu cyaba kinini cyane gusa nta kwitakoze ibazanira abahanuzi wapi ibazanira iki wapi bazanira amategeko bayaterera hasi ikora ibiki umva abantu bayitesha umutwe uzi ko urupapuro ruri hagati y'isezerano rishya n'irya kera ruvuga rw'umweru ruri hagati aho ruvuga imyaka 400 Imana yamaze icecetse byarayicanze kubera umuntu umuntu yarababaje Imana byageze aho kandi yitwa Imana abantu bayitesha umutwe ibura ibyo ikorera ceceka imara imyaka 400 igize ite icecetse
ndetse n'isoko ry'umuntu irishira ku isoko. Yavuga ngo umuntu byararangiye. Korari Osiyana n'ibiririmba ngo Imana ikora dawo yo gushira isoko ry'umuntu ku isoko ndimwikureho. Ikoze dawo ishiramo n'amabwiriza y'uwatsindira iryo soko. Yohana arabibona ngo mw'ijuru hose ntawabonetse, bashakisha mw'isi ntawabonetse, ndetse n'ikuzimu ntawabonetse, kubera iteshamutwe ry'umuntu wagize ute, wahindutse. Mw'ijuru ntawabonetse washikira iryo soko ryayinaniye, mw'isi arabura, ndetse n'ikuzimu ntawahabonetse. Yohana wabyerekwaga ngo ararira aravuga ngo yewe yarayizambaguje koko. Cokora ngagiye kumva yumva Yohana aravuze ngo, yumva ijwi riravuze ngo wirira Yohana, dore intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Abarukora ngo haleluya, ngo mena ngo Yesu ni rwemiza mirimo, ngo yatsindiye isoko ngo kuregera bera. Iryo soko ni Yesu warishoboye wenyine. Imana yaravuze tumva uko abamarayika ngo barazaga bareba muri do bakavuga bati uwashobora iri soko ry'umuntu wahindutse. Bamukubita imisumari mu maguru. Abamarayika ngo imiki ati imisumari ni ibyuma bagukubita bigahinguranya imirundi. Waterwa icumu mu rubavu. Abamarayika bati ngo bamwambika ikamba ry'amahwa, bamusuzugura, yasiga icyubahiro kugira ngo umuntu wahindutse mubi abone incungu. Byaravunanye. Titwegereye Pasika. Umusaraba witwa umusaraba w'isoni. Ni umusaraba w'isoni, ntabwo ari umusaraba w'agaciro. Ntabwo hariya Yesu yabambwe habambwaga abazima, habambwaga abagome n'ibisambo, abananiranya batagira agaciro, mbese b'abantu badakwiye ikindi gihano uretse kuva mu bantu. Kubwo guhinduka k'umuntu, katuvuga ko guhinduka k'umuntu rero tutaragiraho umushumba. Uriya nangira kubivuga nafataga iby'iki gihe ngendeye ku byo abantu bavuga, none ukuntu bituganirije byatangiye kera kandi n'uyu munsi birakomeje, ndetse birarushaho kugira imbaraga. Nk'umushumba uhora mu ntama kandi nk'umubyeyi wabyaye, uyu muntu uri kudukurikira uyu mwanya mu kiganiro afite agahinda yatewe n'umuntu kandi gashobora no gukomeza abantu bafite agahinda kandi gaturuka mu bantu. Hari uherutse kutuganiriza tuvuga ati abantu buzuye agahinda, haba hari agapimo gapima abantu bafite agahinda kuzuye mu bantu kubera abandi. None umuntu arifata gute imbere y'uyu muntu? Uyu muntu wahindutse yitware gute n'ubundi imbere y'undi wahindutse, uretse ngo ko bagira ibyiciro? Hari ngo abahindutse cyane rwose pe, akubwira tutitonze nanakumena. Umwifato w'umuntu muri iyi si y'umuntu wahindutse yabiyihe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo twigane icyiza. Twigane iki? Icyiza. Nubwo umuntu yahindutse mubi, kandi uko guhinduka mubi, uwahindutse mubi ntatinya kubabaza mugenzi we. Uwahindutse mubi ntatinya kwica mugenzi we. Uwahindutse mubi ntabwo yatinya kubabaza umuntu ubuziraherezo. Uwahindutse mubi ntabwo yatinya gusenya igihugu n'ibikirimo. Kandi burya iyo ubaye mubi ukica umuntu uba wishe n'igihugu, kuko umuntu niwe gihugu. Iterambere ry'igihugu rizanwa n'umuntu, imibereho myiza y'igihugu izanwa n'umuntu. Ntabwo igihugu ubwacyo cyakwizanira iterambere, ntabwo igihugu ubwacyo cyakwizanira iki. Igihugu ubwacyo kigirwa neza n'abagituye. Iyo rero umuntu abaye mubi akica umuntu, ntabwo aba ari umuntu aba yishe gusa, aba yishe n'igihugu, aba yishe imibereho, aba yishe iterambere, aba yishe ubumwe, aba yishe ejo hazaza h'abantu bazavuka icyo kintu cyamaze kugira ute gukora.
dufite abantu benshi rero bahuye n'ingaruka zo z'ububi bw'umuntu nyine cyane. Uyu munsi murahura akakubwira ati natinye umuntu ku rwego n'igicucu cyanjye nsigaye nkibona nka kikanga. ni ukuvuga ngo rero abo bantu bariho babayeho, ni nabwo nakubwiye ngo araza akakwica cyangwa akakwicira ababyeyi. Urugero iwacu mu Rwanda ku bw'ububi bw'abantu bateguye jenoside yakorewe abatutsi 1994, bayitegura ku bw'ububi bwabo, kubwo kutagira ubumuntu. Ntibavuga ngo none ingaruka zabyo zizitwara ziti. Iyo umuntu yabaye mubi aha agaciro ububi bwe, ariko ntaha agaciro ingaruka z'iby'ubwo bubi buzakora. Ntanavuga ati se ibi bintu ngiye gukora nibyo ngiye kubikora, ingaruka zabyo kuri nge no kubanjye bwo bizagenda biti. Uwabaye mubi gutekereza ejo hazaza ntibimubamo, yumva ibyo bibi bye birarangizanya n'ibyifuzo bye bibi. Ariko amahirwe dufite, nubwo hari ababi bakora ibibi bagateza ingaruka nk'izo twabonye muri jenoside yakorewe abatutsi, bagasiga ibikomere, bagasiga imfubyi, bagasiga abapfakazi, kuko ibibi, ububi bw'umuntu busiga ibibi gusa. Ntabwo ububi bw'umuntu nta kindi cyiza kibonekamo. Nose hari ibibi haboneka ibyiza. Cyokora amahirwe dufite ni uko wagiye ku musaraba. Hari icyo yakoze ngo ububi bw'umuntu bugabanye umuvuduko. Hari icyo Imana igikora ikinyujije muri Kristo ngo ububi bw'umuntu bugabanye umuvuduko. Niyo mpamvu Imana ubwayo ijya ibona ubwo bubi bw'umuntu ikareba n'ingaruka zabwo, ariko nayo ikitambika kugira ngo igire ibyo ikiza ubwo bubi. Niyo mpamvu dufite abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Imana ikavuga ngo reka nkore itsinda riragabanya bwa bubi, cyangwa se rirakiza abantu bwa bubi bwakerewe n'ububi bw'iki bw'umuntu, igashiraho abatabazi. Rero tukabwira bariya bantu bagizweho ingaruka n'ububi bw'umuntu, haracyari ibyiringiro. Amen. Haracyari ibyiringiro ko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amababi. Ndakubwiza ukuri, uwagiye ku musaraba we yitwa Rukundo. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizere. Twahumuriza uriya wagezweho n'ububi bw'umuntu, wagezweho n'ububi bw'umuntu no guhinduka k'umuntu. Umuntu ahinduka umuturanyi we, umuntu ahinduka uwo basangiye, uwo bize hamwe, uwo baryamye mu ishuka imwe, umwe baririye baraye muri home imwe. Ububi bw'umuntu bukakwereka ko uwatakiwe umuvandimwe, uwatakeneye amahoro nk'ayo ufite, uwadakeneye ibyiza nk'ibyo wifuza, ukabimuvutsa. Reka mubwira humura. Amen. Kuko Imana yo mu ijuru ijya yongera kurema umuntu. Hari umuririmbyi wacu witwa Bikorimana Royce, hari indirimbo yasohoye we n'umufasha n'abana, avuga ngo amahitamo
mahitamo yacu. amen Amahitamo yaranyubatse. Hari n'indirimbo nanone bakoze ivuga uburyo amizero y'ejo. Ni indirimbo nziza. Uriya muntu wagezweho n'ububi bw'umuntu, Imana ibasha kumuremera andi mahirwe amen kuko iracyariho. Impamvu yatanze Yesu kwari ukugira ngo n'uw'ingaruka z'ibyaha by'abantu zigizeho ibashe kumuremera andi mahirwe. amen Ibashe kumuremera andi mahirwe. Nibyo ububi bw'umuntu baba bwaramutwaye ababyeyi, bwaramutwaye abavandimwe, ariko ineza y'Imana irongera ikanyura no muri we ikamuha abavandimwe, ikanyura mu gihugu ikamuha abatabazi, ikanyura mu gihugu ikamuremera ihumure. Ni ukuri akaba yari yabonye ko ubuzima bwe burangiye, ikongera ikamuremera ubundi buzima. amen Ijya ibikora. Tubona intwaza Imana yongeye kurema ziratwaza zibaho. Tujya tubona abana basigara ari abana, agasigara ari akana katagize. Muri rwa rukundo rw'Imana, Imana ikanyura mu buyobozi bwite ikakuremera ubuyobozi bwiza cyane, urumva, butuma wongera kubaho ukarema icyizere, bukakubwira ngo rero ikintu cya mbere ntabwo wari uzi kuzabaho, ariko ngo ujye mu ishuri. Akabona arize ararangije, ejo akayobora umurenge, akayobora akarere, akayobora intara, akaba depite, akaba minisita, urumva, akaba ambasaderi, akavuga ngo ni ukuri njye urya munsi nabonaga ububi bw'umuntu, kabona nta yandi mahitamo, kabona ibyanjye birangiye. Ariko Imana igica inzira aho zitari. amen Njye nkibona imipanga, nkibona amahiri, nkibona iki muri jenoside yakorewe Abatutsi, numvise ko birangiye. Papa akimara gupfa, masenga akimara gupfa, mukuru wanjye akimara gupfa, nanjye hari uwazakavuga ati nanjye mwanyica. Ariko ku bwa rwa rukundo ikamurindira mu bicanyi, ndetse n'umwicanyi akaba yavuga ati wowe sindakwica uzagwa ku bandi. Naho rwa rukundo rw'Imana, nubwo abantu babaye babi, yo yakomeje gusuka isi. amen Hahindutse abantu, ariko Imana iracyasa uko yari iri kera, na n'uyu munsi nikwiri, ni nako izahora. amen Imana yikamurinda, bakavuga bati tu uragwa ku wundi, abo nishe barahagije. Naho Imana yatanze uburinzi igahisha umuntu no mu banzi be, kugira ngo Mose yakoreye kwande, yakuriye kwa Farawo, ariho haturutse itegeko ryo kwica abameze nkawe. Iragenda iyo Mana ikura ibishoboka mu bidashoboka, irema ibitariho bikabaho. Inyura ku muntu mubi Farawo, inyura mu rugo rwe, ndetse mu nda ye inyura mu mukobwa we. Ajya koga. Nawe reba umwana w'umwami kujya kogera mu gishanga kirimo imibu, kirimo imitubu, amazi adasukuye, urumva, mwabo harimo dushe, iwabo hariyo pisine irimo n'imiti, arabyanga. Igikora ibishoboka byose kugira ngo urukundo rwayo rugere ku warwambuwe. amen Igikora ibishoboka byose ngo ubutabazi bwayo bugere ku utari ubukwiriye. Igikora ibishoboka byose kugira ngo imbaraga zayo zirengere utari ugifite kirengera. Niyo mpamvu nabwira umuntu ubabaye cyangwa se wahuye na warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, nahumure. amen Nahumure. Kwa Farawo niho havuye ubutabazi burengera munsi. Akurwa mu mazi, ajyanwa kwa Farawo. Ibyuma bivuye kwica abandi byamusangaga mu rugo, aho bari gupanga kujya kwica. Bahagurukaga aho ari, kandi bagiye kwica usana. Rero yarindiye Mose kwa Farawo, niyo yarindiye abacu mu gihugu cyari cyapfuye. Imana irongera ikoresha abacu barakizura. U Rwanda rwari rwapfuye rurongera rubaho. Iyaruzuye rero mu rukundo rwayo kubw'umwana wayo Yesu Kristo,